dukeneye igenamigambi rya Bwira Yesu TV kugira ngo ibintu bijye ku murongo. Unatubona ariko unatubone aya maboko yacu yabone. Urabinyemereye? Murakoze nzabikora. Umwaka utarashira? Nabikoraho rwose. Umwaka utarashira? Nabikoraho. Bakunzi ba Bwira Yesu TV, turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imbere yanjye ndi kuhabona umutumirwa ari we Bwira Yesu. Mwakunze mutari bake uyu mwanya tugiye kumubaza nk'abakunzi ba Bwira Yesu TV twabashije gukurikira YouTube cyangwa se channel. Ndi kukubona imbere ya kamera, uri umutumirwa mwiza cyane abantu babona bakishima. Ureba mu jisho umuntu agahita kubonana ibi neza aho bituruka, naho uraza kuhatubwira. Karibu. Umunezero n'umubabaro byose abinzanira mw'amahoro. Umunezero n'umubabaro byose abizana mw'amahoro ku muntu wamumenye, ariko nta muntu ubaho utajya ubabara. Ubwo bivuze nk'umuntu wese wizeye Yesu Kristo ahitamo kumvira Yesu ko mu munezero n'umubabaro ari umuzanira amahoro. Niho honyine hari ibanga ryo gushobora isi cyane. Okay. None se Bwira ye, abakunzi bawe nanjye ndimo mu bantu bagukurikira kandi kenshi navuga ngo nka 99% duhora twibaza ese iherezo cyangwa se intego ni iyihe kuri Bwira Yesu TV. Ese Bwira Yesu TV hari ibindi binabiteganyiriza birenze wenda kuba tumubona aririmba? Bwira Yesu TV ni chaîne igezwaho ivuga butumwa, kandi iyo umuntu ariho ateganya ibyiza. Rero Umwami Yesu nadushoboza bizakomeza kugenda neza, haba mu ndirimbo no mu ijambo ry'Imana no mu buhamya bw'iby'Imana yakoze. Yego. Nese Bwira Yesu ko wageze umugisha wo gukurikirwa n'abantu benshi, bishatse kuvuga ngo abantu bagukurikira baragukunda, icyo wabasaba ntibakikwima. Ese mu buhamya nigeze numva bwawe inshuro itari imwe numvise ko wabayeho ukaba imfubyi. Ese waba uteganya nawe mu bantu mu maboko Imana yaguhaye kuba wazagira igikorwa cyo gufasha imfubyi? Icyo ni igikorwa cyiza cy'indashyikirwa, kandi umuntu wese niyo yaba atarabona ubushobozi bwo gukora ibindi akwiye kwita ku mfubyi n'abapfakazi. Abo bantu bose abakunzi banjye babijye babitaho. Hanyuma njyeweho ntabwo ibyo nabivuga wenda nabivugaho nonaha, ariko Umwami Yesu ampaye ubushobozi nicyo kintu nakora igikorwa cyiza cyo kujya mfasha imfubyi, kuko zibaho nabi. Zibaho mu buzima butari bwiza, ariko nyine kumenya Umukiza byampindukiye umugisha. Niyo mpamvu nifuriza n'abataramumenya kumumenya, kuko iyo umufite ntuba ukibaye imfubyi. Mbaye nk'ukunganiraho ndibaza ko ubushobozi bwo bwarabonetse, kuko buriya iterambere cyangwa se ubukire cyangwa izahabu ni abantu. Tubyemeranyijweho? Yego. Ubwo tubyemeranyijweho rero, aba bantu bose bagukurikira ni amaboko ashobora kugufata guterura cyangwa se gusohoza icyifuzo cyawe. Ahubwo uri tayari? Umwami Yesu arabizi. Nibura abantu muri Bwira Yesu TV izo mfubyi zikabona nk'abantu ba groupe yabo, uteganya groupe ihuriweho n'abakunzi b'inkoramutima ba Bwira Yesu TV? Abantu bagiye babisaba kenshi, ariko usanga muri iyi minsi abantu mugani wa muhanzi ngo abantu bari busy, usanga abantu kujya ku magroupe WhatsApp abantu benshi ntibakibikunda, kubera ko abantu turahuze, nanjye ndimo pe. Nta mwanya abantu bari kubona wa groupe WhatsApp ndi gutekereza kuba nayishinga ukundi, ariko ndacyabishakira inyigo. Ni inyito. Kubera ko groupe WhatsApp zabaye nyinshi. Groupe ibayeho mufite intego yaho ushaka kugana,
mu rwego rwo gufasha izo mfubyi n'abapfakazi, mu rwego rwo kuganiriza abantu ijambo ry'Imana. None se Bwira Yesu TV, hari abantu bashobora kumva ijambo ry'Imana hanyuma umuntu yaragiye kwiyahura agahita agira umutima wo kwibuza kwiyahura bitewe n'uko ijambo ry'Imana rimugezeho. Bwira Yesu TV mu rwego rwo tubamenyere mu buryo bw'indirimbo, mujya muteganya gushyiraho umunsi w'ijambo ry'Imana no gusenga? ijambo ry'Imana, kuramya no guhimbaza no gusenga. Rero nta muntu uvuga imigambi ye, ahubwo abivuga yabisoje. Deja iyo gahunda iyo warangije kuyipanga neza, ahubwo bibaha nk'amatangazo. Nibyo byiza. Iyo ubwira abakunzi bawe ubabwira nkubaha itangazo, ukababwira uti rero ku munsi uyu tutangiye igikorwa cyo kuramya no guhimbaza, iki ni dufata umwanya wo gusenga Imana, naho umuntu arateganya Imana igamufasha gushyira mu bikorwa. Hari igihe dushobora kubiteganya dutya ntibihite biba igihe gikwiye turi kubiteganya, bigatuma abakunzi bacu babona ko tuvuga ibintu tudakora, kandi ubundi imvugo ikwiye kuba ariyo ngiro. Imana rero ibaho umugisha mwinshi. Mu gitondo nazindutse nibuka hari abantu tuziranyeho twari dukoresha ijambo ngo mu buzima nta kujenjeka. Nabyizemo ibintu, iryo jambo naritekerejeho cyane, nsanga kuko ubuzima dufite ntibutwemerera kujenjeka. Ni nayo mpamvu ibikorwa umuntu ateganya aba adakwiye kubivuga mbere yo kubishyira mu bikorwa. Ushyira mu bikorwa hanyuma ukajya wababwira ko byageze, ko hari igihe ubivuga ntibibe, abantu bakabona ko nta kuri ufite. Bishatse kuvuga ngo abakunzi bawe bagukunda, urabizeye ko igihe runaka aho uzabisohoreza ibitekerezo byawe bazabyakira cyane. N'ubu ntagishyiraho ibintu byinshi, mboneraho no kubashimira. N'ubu nagishyiraho ibintu nk'uko nabishyiragaho, mbaca mu gikari bakansuhuza bakanyifuriza amahoro n'imigisha. Ntago nakweretse uwo uri mu gihugu kindi kitari n'icy'u Rwanda wanyandikiye, kandi arebye indirimbo natangiyeho gushyiraho, bivuga ngo nshatse kugukurikira buri munsi Mwami Yesu, ahita downloadinga arayinyoherereza, arambwira ati que Dieu te bénisse. None akandi kabazo k'amatsiko, ese waba waramenye ko ukurikije amateka yawe n'ubuzima bwawe n'aho ugeze, waba wari uzi neza ko wahinduriwe inyito cyangwa izina ukitwa undi muntu udasanzwe mu bantu basanzwe? Ukaba hari ikintu we nk'inyenyeri yatse ishobora kwakira abantu bakava mu mwijima kurushaho uko ubitekereza, waba waramenye ako kantu? Wenda ntago nabyimenyaho cyane kuko abandi nibo babimenyaho, ariko iyo umenye umukiza hari impano aguha. Rero nanjye muri izo mpano yampayeho, kandi mbibonera iyo abantu banyandikira bambwira bati warakoze, Imana iguha umugisha, watumye mva mu byaha, watumye nkizwa, mbese watumye nongera gusubira mu nzu y'Imana. Nabyo uba wumva ari umugisha ukomeye, aba ari umugisha ukomeye. Rero iyo nyenyeri ahubwo Imana ikomeze yongeremo amavuta yake. Akandi kabazo ushaka kukubaza, kubona iyo abantu bari hanze baravuga ngo ni kuri iyi mihanda, bivuze ngo hari imihanda dukoreramo, nubwo umuntu aba avuga ubutumwa ariko buba bunyura mu mihanda. Mu mihanda ni ukuvuga ngo ni urusobekerane rw'urunyuranyurane rw'abantu, nicyo biba bishatse kuvuga. Abantu iyo batangira bashyizemo imbaraga, rimwe na rimwe ugasanga buri muntu wese ubahaye uberetse ko ari kumwe nabo bamwitayeho, ariko yamara kuzamuka ageze ahantu hakomeye hejuru, abantu bakamwandikira ntabasubize, abantu bakamwereka ko bamukeneye ntabiye akabiyima. Wumva uwo mwuka uzakuba kure? Wenda biterwa. Urumva hari igihe n'ubu nanjye mfite abantu banyandikiye ntarasubiza, ariko nk'imirimo umuntu aba akora, akazi umuntu agira, ntago waharira WhatsApp ngo uzabishobore. Nabo barihangana, WhatsApp yihaga igihe, ariko kubera ko ubuzima turimo hari ijambo mutangije njye ntashobora gusubiramo kuko ibyo by'imihanda simbizi.
ariko nzi ko dukorera mu isi nyine y'urusobekerane rw'ibintu byinshi. Noneho uko iterambere rirushaho kuza ni nako nyine imihangayiko n'ibindi birushaho kwiyongera. Rero ubuzima nta kujenjeka, ntabwo najenjekana ubuzima ngo ngume muri WhatsApp bizashoboke, ariko ntabwo umuntu yanyandikira ngo mbibone mbure kumusubiza oya. Kubera ko biraratubwiye ngo nitumara kurya tugahaga tuzibagirwa. Ubundi ikintu kimwe bikibaho ni ukwibagirwa. Uzi kwibagirwa umuntu wakugiriye neza, uzi kwibagirwa umuntu wakubwiye ngo komera aho ukeneye inkomezi, uzi kwibagirwa umuntu wakubwiye ngo baho nubwo ubona ubuzima bukomeye ariko baho. Ubu hari abantu ntashobora kwibagirwa bangiriye neza, bakugiriye neza cyane cyane. Ejo bundi nari ndi gutekereza kuri famiye y'umusaza bita Masozera Ndera, ariko ni umudiyakoni. Yegeze kujya kamera umwana wanjye bita Pierine amata. Naramutekereje ndavuga ngo iyi vacances ntigomba kurangira uyu mwana ntamujyanyeyo, ngo amusuhuze abibone ko ibyo yakoze yabaye byiza, yabaye umwana mukuru. Yayamukamiye ntashobora no kuragura na nusurobo n'ibibaho y'amata, nta n'inusu nabona, ariko undi akamukamira litiro buri munsi. Uwo muntu rero ntakwiye kwibagirana, ntibikabeho. Ni amaboko yaguteruye mu gihe kitari ishoboye, mu gihe ntayishoboye kukwita. Abakoze gutyo rero ubwo nukuvuga ngo Imana ibaha umugisha muri rusange. Imana we n'umuririmbyi arebeye wabakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza, abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza. Iki kiruhuko urumva niba yaramukamiye ari uruhinja, ubu n'umukobwa uri mu wa kabiri segonderi, yego nkwiye kumujyanayo akamubona akabona imirimo y'Imana byiza yakoze byagize umusaruro. Imirimo y'Imana iribukwa, sibyo? Hari abantu nk'abo nyine ndabafite. Hari abantu nagiye nandika ku nkingi z'umutima wanjye ntakibagirwa, bangiriye neza, bagize umumaro mu gihe cyabo. Rero ntibikabeho ko mbibagirwa. N'abandi iyo banyandikiye ndabasubiza. Ubundi ibintu bita kutita ku muntu niyo yaba atarakugiriye neza, ariko umuntu ni ikiremwa cy'Imana, akwiye kubahwa, akwiye kubahwa, akwiye kuvugishwa, akwiye niba guhaye umwanya akakwandikira, wowe kuki utamusubiza? Murakoze. Bwira Yesu rero ngize umugisha wo kuvuganira, nko kuvugira n'abandi bagukunda nkuko ngukunda, kandi urabizi ko ngukunda. Sinjya ngutura like se ukabibona ko ngukunda. Kenshi iyo urebye kuri dashboard ubona natumenyetso tugaragaza ko ngukunda. None rero bwira Yesu, ndavuga nsa nkuvugira n'abakunzi, ngusaba ikintu, urakimpa? Nimba ngishoboye. Ubwo se hamwe n'Imana hari icyo utashobora? Hari ibintu bitashoboka. Ufite Imana ni ishobora byose. Iragushoboza. Umuntu ntabwo nabishobora byose. Ariko nemera ko Imana itava mu ijuru ngo izi bikore hano inyura muri wowe. Hari ibyo inyuza muri nge, hari n'ibyo inyuza muri wowe, n'ibyo unyuza mu wundi. Twese turi amaboko y'Imana. Haleluya. Niba habaho rero ndagusaba ikintu kimwe gikomeye. Yego. Niba habaho inkoramutima ziri ku mutima wawe, uzazihe invitation, uzigezeho iryo genamigambi ufite. Abandi nabo bazabibona, kuko nabo n'inkoramutima zazinde tutabasha kumenya ziri ahantu zicecekeye. Bwira Yesu, bari abantu ufite ushobora kwinjira, wajya kugera ibuga titi, nako se watitira ufite Imana ntago byabaho, ariko wagera ukavuga ati Imana uhimbazwe ko na hano makandagiye. Ego, Imana ishimwe. Abo bantu Imana yarabaremye. Hari abantu bagukurikira bucece, bacecetse bavuga batari ku uyu muntu twamufata mu maboko tukazamura iki gikorwa. Yego. Ariko bakaba batari kubona igenamigambi. Niba mu buzima busanzwe tugira igenamigambi, dukeneye igenamigambi rya Bwira Yesu TV kugira ngo
ibintu bigiye ku murongo. igenamigambi Unatubona ariko unatubone aya maboko yacu yabone. Urabinyemereye? murakoze nzabikora. Umwaka utarashira? ndabikoraho rwose. Umwaka utarashira? ndabikoraho. Kandi burya uzamenye ko ari uri kumwe n'umuhanuzi. ndabikoraho. Noneho nyemerera giye noneho mu rwego rwo kuguha rugari kugira ngo ususurutse abantu bagukunda, waba mu ndirimbo waba mu ijambo ry'Imana. Ni ngewe ubu, ni ngewe nyoboye, ni jye wafashe mikoro. Isi byose nyemerera uyu mwanya ugiye gukora imvamutima yawe yo gukumbuza abantu ko uhari. Oya ndahari, ntaho nagiye, ntago ndapfa. Ndacyahari. Sinzapfa ahubwo nzarama, sinzapfa nzabaho namamaze uwamfiriye naruho gupfa, ninasinzira imirimo yanjye izahamya iby'uwo mwami yakoze. Ndacyahari rero, ndacyahari. Umwami Yesu aracyantije kubaho, ahubwo kubera ko mfite akazi ngiyemo kihutirwa, hari indirimbo ya 400 yamfashije nyishyira no kuri status yanjye. Abantu bakunda kureba status yanjye bageze muri 500 nabonye bayisomye, ariko iravuga ngo twebwe abasiganirwa aho dutegekwa. Haleluya. Turi muri iyi si, turi mu masiganwa. Ubwo ubona dusiganwa tujye gushaka ibirayi, niko turi no gusiganwa dusingira icyo Kristo. Ndasiganwa ariko si nkutaziyonja, ndatera n'ibipfusa ariko si mpusha, shaka gusingira icyo Kristo yafatiye, ubwo azampamagara ahagaze ku bicu. Ni indirimbo ya 400 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ndavuga ngo twebwe abasiganirwa aho dutegekwa, twiteguye ururembo tuzarutahamo, urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Rero twebwe abantu basiganirwa aho dutegekwa, twiteguye ururembo. Ahubwo nge nawe dukwiye kureba uko turi gusiganwa. Mwabakunzi banjye, muze dusiganwe, tugende muri iyi si nk'abatayirimo, tugende nk'abazayivamo, tugende dukora neza imirimo y'umwami, tugende turi gukora akazi gasanzwe kugira ngo Imana ihe umugisha imirimo y'amaboko yacu, ariko kandi tunashake n'ibyo ururembo. Niba tugiye gukora, dutangirane gukora tubana neza nabo tubana, dukora akazi neza kanoze, umurimo unoze, dukora gukiranuka mu byo duteganya, mu byo dukora byose. Rero Imana ibahire, buri muntu wese aze kuyiririmba. Iravuga ngo reka ngewe mbaganirire ibiri muri rwo, mumenye ibyiza byarwo murwifuze namwe. Muri urwo rurembo niho ndi kuvuga, kuko umuntu aganira ibimufasha. Urumva? Uyu rero yari byitegereje, aravuga ati urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Aravuga ngo rero reka ngewe mbaganirire. Hari igihe umuntu yicara akaganira ibintu bitanafite n'umumaro, cyangwa akicara akaganira ku muntu, kandi uwo muntu ntiwamuremye, uwo muntu ntumugaburira, uwo muntu ntumutunze, n'ibyo uri kumuvugaho ntacyo bimuhinduraho, ibiri afite ntibiri bugabanuke, nawe ntacyo bikumariye. Urumva ni nko guta umwanya, kandi nta mwanya umuntu afite wo guta pe. Sinzi impamvu abantu batabibona. Ibaze ukuntu ndi kuvuga nihuta kubera iki? Nta mwanya mfite, ntawo pe. Rero abantu bisa naho bafite umwanya wo guta, ahubwo muganiri ibiri muri urwo rurembo. Uyu rero we yaratangiye aravuga ati umva nta bindi ndi buganire, ahubwo aravuga ati mwicare mbaganirire ibiri muri urwo rurembo, mumenye ibyiza byarwo mu byifuze. Na ubu hari abantu bise marketing, kumenyekanisha ibintu nyine,
bakamamaza, uzumva ukuntu bamamaza. yego Baramamaza uyu rero nawe yararimo avuga ati reka ngewe mbabwire ibyiza birimo. Hari igihe ujya kugura igitenge hatwe b'ababyeyi gatajya ati iki gitenge ureba ati kandi ushobora no kugifura kikavamo irangi ariko ukuntu yakigukundishije. Noneho uyu we rero yavuze inkuru y'impamo. Inkuru ni impamo. Muyisome, muyiririmbe neza, muyumve. Yaravuze ngo icyambere, haleluya, urupfu ntirubayo nta no kunanirwa. Urupfu rwo ntirujya rubayo. Aravuga ngo kandi nta no kunanirwa. Mbese yarebye kuri bya bindi byacu. Nimba ari ikintu kitamenyerwa ni urupfu. Ntabwo rumenyerwa. Rujya rumenyerwa kandi rutwara benshi. Ubutazagaruka. Rutwara benshi ariko ntitujya turumenyera. Ubu intara ntuyemo akanyama ntikakiriza kandi twaragakunda. Ariko kubera ko zarwaye icyorezo nta nyama tukibona. Ariko twarabimenyereye. Kabikamenyerwa nk'ake. Ariko urupfu ntirumenyerwa, nicyo kibazo. Urupfu ntirumenyerwa. Noneho rero yahereye ku kintu kibabaza abantu. Aravuga ngo mbabwire ibiri muri rwo rwifuze namwe. Urupfu ntirubayo. Niko yavuze. Aravuga ngo kandi nta no kunanirwa. Uzi ibintu bitunaniza uko bingana we. Ni byinshi. Biratunaniza biteye ubwoba. Umuntu arakora akananirwa akagira amasaha make yo kuryama. Mbese urebye abantu barananiwe. Hari n'abo uzasanga baryamye ku mihanda. Ubu ngubu twebwe impamvu tukivuga tukanaseka tukishima nuko dufite Kristo twikoreza iyo mitwaro. Weravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Abantu bananiwe musange Yesu abikorerera imitwaro. Nuko muri mbyaririmbye aravuga ngo iyo mitwaro yawe yizane Yesu wacu ntakimunanira. Iyo mitwaro yawe yose yizane uyihereze Yesu wowe wenyine ntakimunanira. Rero yaravuze ngo mbaganirire ibintu biri muri urwo rurembo. Nyamara mwabantu nubwo bimeze bityo namwe mwabyifuza. Aravuga ngo mureke mbabwire ibyiza byaro. Nta rupfu rubayo nta no kunanirwa. Ibyo byonyine ubyumvishe wahita uvuga uti haleluya. Aho hantu hataba gupfusha umubyeyi, ntabe gupfusha umwana, ntabe gupfusha inshuti n'abavandimwe na wa muntu wabaye icyamamare. Mu gitondo nazindutse ntekereza ku muntu wegeze kwamamara ubu akaba ataki. Reka mbabwire mureke twifuze ibyo byiza biri muri urwo rurembo. Nta rupfu nta no kunanirwa. Agerekaho rero. Haleluya. Amen. Aravuga ngo nta n'izuba nta ndwara nta byago. Ndarekera aho ngaho ahandi mu byisomere. Aravuga ngo nta ndwara. Yaravuze ngo nta rupfu nta kunanirwa nta ndwara nta bintu by'imiruho muri make. Ni ukuri. Bya bintu byose by'imiruho nta biba muri urwo rurembo. Arawe nta biba muri urwo rurembo Siyoni dusiganirwamo. Nta ibintu by'imibabaro ni ibyino mu isi. Ariko ururembo Siyoni dusiganirwa kwebwe abasiganirwa. Aho dutegekwa twiteguye ururembo Siyoni nta gupfusha, nta munaniro, nta ndwara, nta bibazo, nta makuba, nta byago. Ubona abantu bararwaye amakanseri yarabishe, ibintu bitandukanye, indwara zo mu minsi y'imperuka, agahama hypertension ngaho ibikina biki. Ariko ibyo bintu byose ntago bigera muri urwo rurembo. Rero mbifurije umugisha w'Imana. Mubane n'Imana, mugire umunsi mwiza, abandi mugire ibihe byiza, akazi keza, muhaguruke tujye gushaka amafaranga. Biravuze ngo dukore, Imana izaha imirimo y'amaboko yacu umugisha. Gukora gahunda no gukora. Rero Imana ibahire muri byose, mugire ibihe byiza aho uri hose. Witegura ururembo Siyoni kandi tuzarutahamo pe uko byagenda kose. Iwacu ni mu ijuru. Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde, Imana ibahire, Imana ibahaze ibyiza. Murakoze cyane.